Murakoze cyane inshuti bavandimwe mwese mugiye gukurikirana kino kiganiro tugiye gushyiraho ahangaha. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyago 12 bashaka guteza abimukira. Ni ukuvuga gahunda Republican zo kugira ngo bakomeze bagore abimukira, babasubizeyo, mbese bababuze uburyo mbese. Iyo gahunda barayifite, si ukuvuga ngo bayifashe ubu ngubu perezida atowe, na mbere y'uko perezida atorwa iyo gahunda yari ihari. N'igihe perezida Trump yari ari ku butegetsi muri 2016 yari afite ino gahunda, ariko avuye bimwe na bimwe yari atarabirangiza. Ubu nibwo abonye umwanya kugira ngo ashobore kubikora. Ndashaka ko dukurikirana kino kiganiro neza, tugikurikirane neza, kuko ibyo tugiye kuvuga ahangaha birakora ku bantu benshi cyane. Abantu bashaka kuvuga ngo ni abadafite impapuro bonyine cyangwa batemerewe gutura muri Amerika bari illegal ahangaha, ariko no ku rundi ruhande n'abandi bari legal nabo bemerewe gutura muri Amerika. Ikibazo gishobora kubakora ibibazo uko tugiye kubivuga ahangaha. Nimubikurikirana neza muraza gusanga hari ukuntu bishobora kugora abantu benshi cyane. Niba tuvuza abimukira ntabwo tuba tuvuza abadafite ibyangombwa, usibye ko ahanini babandi badafite ibyangombwa byo gutura muri Amerika nibo bafite ibibazo bikomeye cyane, ariko bishobora gukora no ku bandi benshi cyane. Murakoze rero, nkuko nababwiye kino kiganiro ni ikiganiro cyangombwa cyane. Waba utuye muri Amerika, waba udatuye muri Amerika, ibi ngibi bishobora kuguha ubumenyi buhagije cyane kugira ngo ushobore kumenya igihugu wifuza kujyamo, cyangwa igihugu utuyemo, cyangwa uko asobanura abandi ku bijyanye n'igihugu cya Amerika. Reka duhite ko dutangira ubu ngubu. Icya mbere dushaka kureba muri ibyo byago twavuze, ibyago 12 byose, turagerageza tubivuge vuba vuba kugira ngo bidafata umwanya munini cyane, bibe muri video imwe, kuko ntabwo nshaka ko tuyicamo ibice bibiri cyangwa bingahe. Icyago cya mbere dushaka kuvuga kwanza nicyo bavuga ngo kurangiza border, icyo bita border wall. Ni ukuvuga rwa rukuta Trump yari yavuze ko ari burangize, ari bukore kugira ngo atandukanye Amerika cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico. Ngira ngo muribuka neza uko igihe afata ubutegetsi yari yavuze ngo azashira umupaka hariya kugira ngo utandukanye Amerika hamwe na Mexico, ngo kandi abazishura iyo nyubako ni bande, ngo ni abantu bo muri Mexico, ku buryo bamwe na bamwe bahise ko banarakana perezida wo muri Mexico, muri Mexique yahise ko arakara cyane. Urumva iki ngiki nicyo ashaka no kurangiza. Ni nk'aho agize amahirwe kugira ngo ashobore kuba perezida ubu ngubu. Ni nk'inzira yabonetse kuri yo kugira ngo ashobore gukora ibyo atashoboye kurangiza. Icya mbere ni ugufunga ino boda. Icyo nshaka kubabwira kuri ino boda, ntabwo ino boda ari boda itandukanya Amerika na Mexico. Ni boda itandukanya Amerika na Mexico, ariko ntabwo ari boda ikoreshwa n'abantu bo muri Mexico bonyine, kuko abantu benshi bajya bakorosinga ino boda baza muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Hariho abo ngabo batuye muri Mexico, birumvikana. Hari n'abandi batuye muri za Venezuela, Honduras, Ecuador, za Equateur, gutyo ibintu nk'ibyo ngiye. Ni ukuvuga Dominican Republican, biriya bihugu bya Latin American byose benshi cyane bakunze gukoresha ino boda. Noneho ikiyongereyeho ni uko hari n'Abanyafurika basigaye bahaca. Trump, ngira ngo mwumvise ikiganiro yavuze ari kuvuga ku bakongomani. Ni ikiganiro yakoreye muri Michigan. Yakoreye ikiganiro muri Michigan avuga ngo abakongomani bari kwinjiramo, bari kunyura ahangaha, ngo abantu bafunzwe barekuwe muri za gereza iyo ngiyo, abantu bafite ibibazo byo mu mutwe basase niho bari kwinjira ahangaha kugira ngo baze muri Amerika. Urumva arashaka afunge uno mupaka. None ashaka muri no myaka 4 bashira ingufu cyane kugira ngo uno mupaka ufungwe. Niyo cya mbere. Icya kabiri dushaka kureba ku bijyanye n'icyago kigiye kuba muri bashaka guteza abimukira. Hari icyo bita reinstates
ngira ngo turi kubibona aho ngaho. Ni ukuvuga barashaka reinstate, icyo bita reinstate remain in Mexico. Ni ukuvuga ino polisi ya mbere cyangwa ino plan ya mbere, hakaba plan ya kabiri. Icyo bisobanuye ibi ngibi ni ukuvuga hari gahunda yo kugira ngo impunzi zose aho abazashobora kwambuka umupaka ahangaha aho kugira ngo bagume muri Amerika bajye bafata bose basubize muri Mexico, bagume muri Mexico. Urumva nayo ku rundi ruhande ni nk'ari deportation yindi. Ni ukuvuga ntago uzambuka umupaka ngo ugume ahanga, uzambuka umupaka ugende remain in Mexico, gume muri Mexico. Ikibazo kiri nuko abantu bose bambuka umupaka ngo twabivuze ntago ari abantu batuye muri Mexico. Hari n'abandi baba baje gufata urugendo rure bavuye mu bihugu bitandukanye banyuzanga. None kuvuga ngo bose bafate bashire muri Mexico, ubuzima bwabo buzaba bumeze gute? Ni ikibazo gikomeye cyane, kuko n'ahantu bazaba batamenyereye bafite. Ukaza ufite igitekerezo ngo ngiye muri Amerika, hanyuma bakavuga ngo okay, uzaguma muri Mexico. Iyo ni policy cyangwa ni nani ya kane iyo ngiyo. Ni icyago cya kabiri. Okay, turebe icyago cya gatatu vuba. Icyago cya gatatu bashaka guteza abantu, ni ukuvuga kuko twavuze ko ari ibyago bingahe? 12. Iki ngiki ni expand, ni ukuvuga expand, expedite. Ndi kwandika nabi kubera kwihuta vuba. Expand, expedite. Expedite removal niko bakita iki ngiki. Expedite removal ni ukuvuga kwihutisha removal, kwihutisha gukura abantu. Ni ukuvuga expedite removal, niba mwibuka neza ku biganiro twakomeje kuvuga aho ngaho, ndavuga kuri removal. Hari icyo bita withholding removal. Ni ukuvuga ushobora kugira ngo wirinde utava mu gihugu. Ni ukuvuga hari ibipapuro ugomba kuzuza, ibyo bita gusaba asylum, kugira ngo ushobore kuguma mu gihugu. Noneho rero abangaba aba Republican barashaka gukora icyo bita expedite removal. Ni ukuvuga babyihutishe vuba igihe byafataga kugira ngo bashobore gufata umuntu bamusubize mu gihugu cye, kuko hanga bimeze nka deportation. None gihite ko kigabanuka kugira ngo igihe winjiye mu gihugu, niba ugize amahirwe yo kubona visa yo kugera mu gihugu mu gihe gitoya cyane, bahita ko bagupakira mu ndege bagusubize iwanyu. Nuko barashaka barebe ko babyihutisha. Mbere bakunda kubikora ku gihe cy'imyaka 2, bakunda kubikora nyuma mu gihe cy'imyaka 2, ariko ubu ngubu barashaka batangira bikore ku minsi 14 yonyine. Ni ukuvuga iyo ugeze muri Amerika hanga ukarenza iminsi 14 kuri visa yawe, icyo bita overstaying visa yawe, iminsi 14 batangira kugushaka kugira ngo bagufate bakurize indege bagusubize iwanyu. Urumva rero bari gushaka kubi expanding, ku expeditinga, kubyihutisha vuba kugira ngo abantu batazakomeza kuguma muri Amerika. Ngira ngo aho turabyumvise. Kandi icyo ngicyo ntabwo wavuga ko ari ikintu cyoroshye, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane icyo ngicyo, kugira ngo ugere muri Amerika batangira bakubara iminsi, warenze umunsi umwe, iminsi ngahe bagatangira gushakisha. Mbese urumva ntabwo ari ibintu byoroshye. Icya kane rero nicyo dushaka kuvugaho, nacyo kintu dushatse umuntu ashatse yanagitsindaho, cyane cyane mushatse mwagitsinda, bavuga ngo tight cyangwa tighten. Asylum standards. Asylum, abantu batazi asylum aho bitandukaniye asylum cyangwa refugee, ni ukuvuga abantu iyo wahunze igihugu cyawe, iyo abantu bahunze igihugu mugahunga muri benshi cyane, wenda mwahunze intambara, mwahunze umwuzure, mwahunze izuba ryinshi cyane, mwahunze inzara, ikintu kimeze nk'ikiza, mbese nk'ikibazo cyangwa intambara. Iyo mwahunze gutyo muri groupe y'abantu benshi cyane, babita uko muri impunzi aho ngaho. Iyo wahunze uri umuntu wowe wenyine, bakwita ukuri asylee.
ni ukuvuga aho ngaho ugomba gukora asylum. Abantu benshi bakunze kuza kuri za B1 B2 visa iyo bageze muri Amerika ngo icyo bakora ni iki, benshi cyane bagiye bakora icyo bita asylum, batangiye gukora application ya asylum. Iyo asylum niyo twavuze mbere ni withholding removal. Ni ukuvuga withholding removal ni ukugira ngo iyo wakoze application ntabwo uba ugisubiye mu gihugu cyawe kuko uba bifashe ububa, ni ukuvuga iyo application ibabuza kugira ngo bahite bagusubiza mu gihugu cyawe, ntabwo baba bakigusubije mu gihugu cyawe. Noneho rero iyo uje wenyine bakwita uko uri asylee, ni ukuvuga uri gukora asylum seeker. None icyo bashaka kuvuga ahangaha nicyo nshaka kubabwira, kandi simvuze ngo abaje kuri B1 B2 visa bonyine. Abaje kuri B1 B2 visa, abanyeshuri baje bakafata icyemezo cyo kuvuga ngo bagume n'ahangaha, kugira ngo bagume bagomba gukora iki, ni ugushaka asylum, ni gukora application ya asylum. Urumva none problem hanga kuri kino kintu cya kane aba Republican icyo bari gukora niki, barashaka babifate mbese babikomeze tight, ni ugufunga kugira ngo abantu batazajya bakora asylum. Uzi niba nuko abantu babizi mu gihe cya mbere hashize imyaka 10 n'ingahe gutyo muri iki gihugu, wakoraga asylum yawe igihe ukoze asylum, uri gukora application ya asylum, wabaraga ibyumweru, ukavuga ngo mu byumweru 2 nzaba mbonye barwa mbere, ibyumweru 3, nyuma y'ibyumweru 2 nzongera mbona indi, nyuma y'ibyumweru, mbese ukabara ukavuga ngo mu gihe cy'amezi 3 wagomba kuba umaze kumenya uko ibintu bya bihagaze. Ariko muri iki gihe ibintu bisigaye bitinda bigakweduka cyane ku buryo ushobora gukora application ya asylum uno munsi ukazarinda ushaka icyo bita employment card nyuma y'iminsi 150 ari amezi 5 ayo ngayo, ugashaka employment card bataranaguhamagara ngo ujye gukora interview. Baguhamagara kujya gukora interview naho ukongera ukarangiza hafi undi mwaka wose utegereje ko igisubizo gisohoka. Igisubizo cyasohoka ukongera ugategeza hafi undi mwaka kugira ngo uzabone baguhe appointment yo kuzajya kwa nani, kugira ngo uzashobore kujya kubona na immigration lawyer cyangwa na judge wa immigration. Urumva bikunze kuba ari birebire cyane, ariko kera ntabwo byabagaho gutyo. No ku gihe cy'abademokrati, igihe cya Obama ntabwo ari gutyo byari bimeze. Byatangiye kugorana ari uko Trump hageze, kuko kwa kundi twavuze xenophobia, no kuvuga abantu banga abimukira cyangwa abanyamahanga, nabo niko bameze gutya aba Republican. Nuko byatangiye gutyo. Ndashaka muri iki kibazo cya kane niyo nshaka gusubiriza abantu bavuze ngo ese bino bibazo bashaka kuzana kubimukira, ese ntibizafata imyaka 4 yonyine? Ntabwo ari imyaka 4 yonyine, bizakomeza, bishobora gukomeza, kuko igihe Trump ajyaho yakomeje ibintu bya immigration ku buryo wakoraga petition y'umugore wawe cyangwa umwana wawe cyangwa umugabo wawe, ntabwo byatindaga. Ariko Trump hageze azana ibindi byinshi cyane bituma bitinda. None ahavuye Biden agiye ku butegetsi, ntabwo byahise ko bihagarara vuba, na n'ubu biracyafata igihe kirekire, ntabwo bikimeze nk'uko byari bimeze mbere. Urumva iyo president agiye ahantu akangiza ibintu kugira ngo bizashobore kuvamo neza bifata igihe kirekire. Niyo mpamvu ahangaha turi kuvuga tighten asylum seeker, asylum standard, no kuvuga uburyo bwa asylum uko bwari bworoshe bagiye kureba uko babikuraho, babikomeze cyane. Bisobanura ko umuntu wese uri muri iki gihugu uri gushaka asylum ashobora kugira ikibazo. Bisobanura ko umuntu wakoze application ya asylum nawe afite ikibazo. Urumva aho ngaho abo bose urumva ni ibibazo bihari, ntawamenya uko umuntu yabigenza, ariko nyine uko niko bimeze. Icya gatanu, reka twihute kwa kundi twavuze. Icya gatanu, icyago cya gatanu, ni ukuvuga icyo bita end, kurangiza, icyo bita catch and release, niko babyita. Kangire gutya kugira ngo murebe neza. End of catch and release. End of catch and release bisobanura iki? Ubundi abantu bazaga muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, iyo babafataga barabafataga, bashobora kubafunga umunsi umwe cyangwa iminsi 2, bakabambika ikintu cyo ku maguru kugira ngo bashobore kubamonitor, icyo bita device, kugira ngo bashobore kureba aho bari. Hari nubwo batanakibambika, ariko bagufunga nk'umunsi umwe, iminsi 2 gutyo cyangwa iminsi ingahe gutyo,
bakakurekura. Ni ukuvuga baragukacinga bakagufata, nyuma y'iminsi mike bakakurekura, ariyo release. Noneho bagiye gushyiraho end of catch and release. Ni ukuvuga igihe bazajya bagufata noneho ntabwo bazajya bakurekura, ni ukugufata bakagufungira ahantu hamwe ukaguma aho ngaho kugeza ubwo uzemererwa gutura muri Amerika cyangwa bakakudeporta iwanyu. Amahirwe menshi nuko bagusubiza iwanyu. Urumva rero niba catch and release idahari, ni ukuvuga abantu bazajya baza cyangwa abari aha ngaha badafite ibyangombwa bashobora kubafata bigasa bakabakacinga gutyo ntibabarekure, bakaguma ngo aho badashobora gukora habe na gatoya. Ntabwo ushobora gukora, nuko nta mafaranga wakwinjiza, nuko ntabwo ushobora gusapotinga famiye yawe cyangwa umuntu ari we wese, uguma aho ngaho nk'imfungwa. Iko niko bimeze gutyo. Ku ruhande rumwe kuri leta hari ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cyari n'iki, nuko abangaba catch and release baragufataga bakakurekura, bagafata abandi bakabarekura, ko niba bagiye kubagumisha aho ngaho bisoro ko bazubaka ibizu binini cyane bazajya bashiramo abantu, bazajya bafungiramo abantu, kuko ntabwo bashobora kuzajya bafata bose, ntabwo bazajya bashobora ntabwo bavuga ngo barabagumana ngo baboneho aho babashira. Urumva kuri leta ifite amafaranga menshi cyane kandi gahunda yabo niyo gukora ibi ngibi, bashobora kubipanga ntacyo bakabikora nta kibazo. Ariko ku rundi ruhande ugasanga abantu b'impunzi cyangwa abantu ba Asylum barababaye cyane. Aha ngaha twavuga cyane cyane bari abantu baciye za Mexico gutya baza muri Amerika, wenda tuvuge n'abantu bacu benshi bagiye baza, wagera muri Amerika hariya Mexico ugaca hejuru ukasimbuka igipango cyangwa ugaca mu mazi, iyo bagufataga barakurekuraga. Ariko ubu ngubu igihe bazongera kugufata ntabwo bazakurekura. Ibi ngibi ni ngombwa kubireba neza, kandi abantu barebe uko bakubahiriza amategeko ya leta, kuko uko byagenda kose imitego itangiye kuba myinshi cyane. Aho bafatira abantu hatangiye kuba henshi cyane. Hari ikindi twavuga cya gatandatu, baravuga ngo increase, kongera. Baravuga ngo increase border patrol. Border patrol, increase border patrol staff. Ni ukuvuga abagiye gushira abakozi benshi cyane kuri bagiye gushira abakozi benshi kuri za border, ku mipaka aho ngaho. Ibi ngibi ushobora kumva turi kuvuga ibi ngibi ntabwo bikomeye, ntabwo, ariko tegereza gato tugere ku bikomeye rero, kuko kiriya cyakane cyo kuvuga ngo ibintu bya Asylum ntugire ngo biroroshe kugira ngo babihagarike, ntabwo biafecta abantu. Ntabwo ari ikibazo ku bantu baba Mexican bonyine cyangwa abantu baba Spanish bonyine, no kubirabura birahari, kuko abantu benshi bakunze kuza bagashaka kuguma inahangaha. Ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva increase border patrol staffing, no kuvuga abakozi bakora ku maboda bazaba ari benshi cyane. Ikindi baravuga ngo ku deploying icya karindwi, ngo deploy military, abasirikare deploying abasirikare kuri border, deploy military on border. Urumva bazashira abasirikare kuri border. Nose abasirikare bazabashira kuri border kugira ngo bakore iki? Abasirikare ntago bari basanzwe bari kuri border. Hakunda kuba icyo bita border patrol control, border patrol officers, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko none bagiye gufata abasirikare bashira hangaha, uramutse utekereje neza wategeze se kubera iki bashira abasirikare? Ni intambara sigiye kuba yo kurasa abantu bagiye kwinjiramo aho ngaho. Niba mwibuka neza kuri video ubushize narimo gusobanura mvuga mu gihugu cya Poland uko bimeze, ni ukuvuga bo itegeko ryabo, iyo umuntu yinjiye mu gihugu atemewe baramurasa. Nuko baba ari benshi cyane, barafata bakabatunga amasasu bakabarasa neza. Nawe bashobora kubarasa ikaba intambara, batashobora kubarasa nyine bo bakabarasa ko babangije amategeko y'igihugu. Nyuma babikora gutyo niki, ngo nuko abantu benshi bakunze kuza baba baje bakazana imico yindi mibi cyane mu gihugu, bashaka kwica, bakora amakosa menshi cyane. Niyo mpamvu babikora gutyo. Urumva n'abangaho kugira ngo bavuge kino cya kane, bavuye ngo bagiye gufata abasirikare baba deploying kuri border. Urumva hagatangaza kurikiraho iki, ni ukurasana gusa, nicyo kizakurikiraho. Hanyuma icyo bavuga ikindi cya munani nacyo mugikurikirane neza cyane. Icya munani mugikurikirane neza, baravuga ngo bari kuvuga cyane icyo bita sanctuary series. Ni ukuvuga
put pressure on icyamunani katucyandike icyamunani put pressure on sanctuary cities. Ni ukuvuga hano nicyo kintu cya munani kingiki niba bavuze ngo put pressure on sanctuary cities, hangaha icyo bashaka kuvuga ni imijyi ya hehe cyangwa amastate ya hehe. Niya amastate arimo abademokrate benshi cyane nibo bazafite ikibazo. Niba bavuga sanctuary cities, reka tubisobanura hangaha gatoya, nuko hariho imijyi imwe n'imwe hari imijyi imwe n'imwe itazemera kuzagirekura abo basayili cyangwa abantu barimo aho ngaho. Niba mwibuka neza icyo Trump yavuze ubushize, yavuze ngo kandi kugira ngo tubagereho abo ngabo babaje mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa ba illegal immigrant bari aha ngaha, kugira ngo tubagereho ngo biroroshe cyane, ngo twakoresha local police. Niryo jambo yavuze, twakoresha local police kugira ngo tubagereho. Niba bavuze sanctuary cities, rero aha ngaha ni ya migi hano usanga ari imijyi y'abademokrati batita kuri ibyo ngibyo kudepota abantu, gusubiza abantu cyangwa abagore ibintu abantu baje gutura muri Amerika, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abo ngabo bazavuga ngo oya, ntabwo dushaka kubatanga, ntabwo tuzabwira polisi ngo zigende zishaka abantu mu mazu, abantu badafite ibyangombwa kugira ngo tubasubizeyo. Niba bikora gutyo, niba iyo no pressure bavuze uko bazabashiraho abo izo sanctuary cities. Niba bavuze sanctuary city niyo migi y'ubuhungiro, twavuga nk'imigi y'ubuhungiro badashaka gutanga abo bantu babasayili cyangwa b'impunzi kubera ibibazo nyine bazi uko bafite ibibazo. Urumva rero bazabashiraho pressure mbere bazabashiraho niki, bazakatinga fund, bazakuraho fund ubufasha. Ya urumva bazakuraho ubufasha, icya mbere bazakata funds ubufasha baha iyo migi. Nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri bavuze ngo ni criminalize, ni ukuvuga criminalizing iyo migi. Icya mbere gukata fund, nuko tuzi uko, niba mubizi neza sinzi, nuko mutekereze neza ko ibihugu byinshi byo muri Afurika bijya bibona inkunga ivuye mu Iburayi, ivuye muri Amerika, bakajya mu madeni nk'ayo ngabo, bakavuga ngo ni ukuvuga imijyi myinshi cyane nako ibihugu byinshi cyane bitunzwe n'amadeni yo hanze, kuko nta bushobozi bafite, nta mafaranga bafite, ari ibihugu bikennye bikajya bishaka uko ibindi bihugu bikize byo muri Amerika cyangwa muri Iburayi babafasha. N'imijyi yo muri Amerika nayo niko imeze gutyo. Imijyi myinshi cyane yo muri Amerika, cities nyinshi zo muri Amerika nazo zifashwa n'iyindi mijyi ikomeye. Shobora kuba nk'urugero, mu gihe gishize sinzi niba ubu ngubu byarahindutse, mu mujyi wa Portland muri Maine, nako muri Maine, state ya Maine yose yafashwaga na California. Ni ukuvuga California kwa kundi abantu ibihugu bivuga ngo reka dufashe igihugu gikennye n'amafaranga ya naya, California navuga ngo reka dufashe Maine n'amafaranga ya naya. Niba mvuze kuri sanctuary cities, ni ukuvuga imijyi nk'iyo ngiyo itazashaka gutanga abo bantu ngo badeporte, bafunge cyangwa babasubize iwabo. Iyo ngiyo bazakata imfashije basanzwe babaha imfashije y'amafaranga, kandi kuvuga ngo criminalize ni ukuvuga bazabagira aba criminal, bazabacira urubanza, bazabashiraho bazaba uko bangije amategeko. Ni ukuvuga bazabacira urubanza ko bavuga uko bangije amategeko, bazashiraho iryo tegeko, bazavuga uko bangije itegeko. Urumva aho ngaho ni ibintu utavuga ko ari ibintu byoroshye. Icyo ni icya munani, icyo ngicyo reka tukiveho. Urumva rero ni ukuvuga mu yandi magambo sanctuary cities, ni ukuvuga niba uri mu gihugu udafite ibyangombwa ukavuga ngo reka nirukire mu wundi mujyi uyu n'uyu n'uyu, uwo mujyi niwo bazahita ko bazagufata bagutange baguhe polisi kugira ngo polisi zigufunge, hanyuma bategure uko bazagusubiza mu gihugu cyawe. Icya cyenda ni safe country, bavuga safe countries agreements. Niba bavuze ngo ni safe country agreement, ubundi safe country cyangwa tuvuge safe third country,
reka tuvuge third country agreement, nibyo byiza tubivuge gutya. Ni ukuvuga ibingibi niko bimeze gutya, nicyo gihano cya kane icyo ngicyo, cyangwa ibyago bya kane. Ukuvuga safe third country agreement bisobanura iki? Ni ukuvuga Amerika izakora amasezerano n'ibihugu bya bindi biri third country. Ni ukuvuga mu gifaransa bagiye bavuga ngo les pays en voie de développement, cyangwa ibihugu bikennye, ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, niko babivuga gutyo, niyo bita third countries. Ni ukuvuga Amerika izakorana amasezerano n'ibihugu nk'ibyo ngibyo kugira ngo abantu bose bari illegal, badafite ibyangombwa, bajye babafata bose, babayore bose, babohereze muri bya bihugu. Ngira ngo niba mukurikirana amakuru neza, hari igihe kimwe bigeze kuvuga ngo impunzi zageze mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko, uko bagomba kuziterura zose bazijyane mu Rwanda kugira ngo zijye iyo ngiyo. Ni ukuvuga ni amasezerano Ubwongereza bwakoranye n'u Rwanda. Amerika igiye gukorana amasezerano n'ibihugu nk'ibyo ngibyo bitandukanye, bishobora kuba ari u Rwanda, u Burundi, iki, ariko biri safe, kuko twese tuzi ko mu Rwanda ni igihugu gifite amahoro ubu ngubu. Niyo mpamvu bashobora gukorana amasezerano nabo, ariko bashobora kureba n'ikindi gihugu, wenda tuvuge Tanzania nayo ishobora kuba ifite amahoro, wenda Kenya na Uganda n'ibindi bihugu, wenda Kongo niho batabajyana, wenda ni Burundi, ko ni ibihugu wenda twavuga ko bishobora kuba bidafite amahoro, ariko ahanini bazakora. Niyo mpamvu bavuga ngo ni safe countries, safe third countries. Bazakorana, Amerika izakorana amasezerano n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kugira ngo bijye byakira abantu abo ari bose. Ntibizagutangaze uri ahangaha uri umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umukongomani, ubone baguteruye ahangaha bakujyanye mu gihugu nka Madagascar, cyangwa bakujyane muri za Sierra Leone, cyangwa bakujyane muri Nigeria, cyangwa mu bindi bihugu byose, bavuge ngo okay, ahangaha niho ugomba kuba, niyo twakuboneye igihugu, niyo masezerano twakoranye n'abo ngabo, ukaguma aho ngaho. Urumva ibyo ngibyo nabyo ni ibindi. Reka tugende ku cyacumi. Icyacumi cyo mucyumve neza, kuko nicyo kigoye cyane, kiri mu bintu bigoye cyane. Icyacumi, ikintu cyacumi ni ukuvuga, baravuga ngo extreme. Icyago cya cumi baravuga ngo extreme vetting, bakunze kwandika vetting, ariko ni vetting mu Cyongereza, niko bajya bavuga vetting program. Nicyo kintu cya cumi icyo ngicyo. Bisobanura iki ibi ngibi? Niyo bavuze extreme vetting program, vetting ni ukuvuga iki? Ino program ngira ngo mwabikurikiranye muri video twashizeho ubushize. Ni ukuvuga vetting ni ukugenzura umuntu, barebe niba umuntu ari muzima cyangwa atari muzima, ari umwicanyi cyangwa atari umwicanyi, ari umugome cyangwa atari umugome, ari terroriste cyangwa atari terroriste. Hano hari ikibazo ahangaha, hari ikibazo gikomeye cyane. Niba reka mbaye nk'urugero ahangaha uko byari bimeze, uko byari bimeze igihe Trump afata ubutegetsi. Kwa kundi twavuze ngo wakoraga petition ushaka kuzana umugore wawe, ushaka kuzana umugabo wawe, ushaka kuzana abana bawe, wakoraga dossier ukayuzuza mu buryo busanzwe. Mu gihe cya Obama warabikora ukabyuzuza, bikava ukarangiza kubyuzuza, bikajya muri USCIS, byava muri USCIS bikajya muri National Visa Center, byava muri National Visa Center bigahita ko bijya mu gihugu icyo bita Department of State, bikajya kuri za ambassade. Ni ukuvuga National Visa Center igihe dossier yabaga approved, bayoherezaga kuri ambassade, kuko National Visa Center ni ishinzwe za ambassade zose zo muri Amerika ziba hanze. Urumva, ariko igihe vetting yabaye, ino programme ya vetting ngiyi, ni ukuvuga wakoraga dossier yawe ikagera muri National Visa Center, ikongera ikava muri National Visa Center, ikongera ikajya ino vetting office yakunda kuba iri muri Nebraska, bakayishyira muri Nebraska, none ikaguma aho ikicara aho ngaho, ugasanga dossier y'umuntu wagomba kuza muri Amerika, aho kugira ngo irangire vuba, igiye muri Nebraska irangije hafi umwaka wose. Kandi wareba umuntu yango ese wadufashe iki muri ibi ngiye, akavuga ngo ibi ngibi Trump yavuze uko nta muntu ufite uburenganzira bwo kugira icyo akoramo, icyo ahindura cyangwa yihutishe. Nta bintu bya expedite bihari. Ni ukuvuga umuntu arakubwira ngo ahangaha nta bushobozi dufite bwo kugira icyo tukora ahangaha. Niko Trump yapanze gutyo.
none ibyo ngibyo byaratindaga gutyo, ukabona umuntu afashe imyaka 5, imyaka ingahe atari yaza kuko dosiye yagiye muri verings muri ino porogaramu. none ubu ngubu noneho ubwo ageze ku butegetsi, uko byari bikomeye ni ukuvuga agiye kubikomeza cyane, kuba extreme, kubikomeza cyane. Niba ari ukundi kubikomeza cyane kurusha uko yabikoze mbere, sinzi. ni ukuvuga nta bihari, ni ukuvuga ko nta petition izongera gukorwa. Nicyo kibazo gikomeye cyane icyo ngicyo. Vering program iyi ngiyi ni porogaramu mbi cyane, kuko ni porogaramu utamenya uko imeze, ni porogaramu yo kugora abantu cyane. Urumva rero dosiye yawe yagiye muri vering aho ngaho, muri porogaramu ya vering, urumva biba bigoye cyane. Ni ukuvuga ikindi, reduce legal immigration. icya cumi na kimwe twavuga gutyo, baravuga ngo reduce legal immigration. Reduce legal immigration, ukuvuga tekereza, ntago bashaka aba illegal. Niba mubizi neza, hano mu gihugu harimo abantu baba illegal bagera kuri miliyoni 11. Aba ni n'aba illegal, abantu ba mu gihugu, muri iki gihugu batemewe n'amategeko. Kugeza ubu ngubu ino tariki y'uno munsi, ukwezi kwa 11, tariki 7, 2024, dufite 11 million y'abantu bari mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Muri aba ngaba harimo abana miliyoni 4. Abana miliyoni 4 bavuka ku babyeyi badafite icyangombwa. Hanyuma hakabaho ibihumbi 6 ubu ngubu bifunzwe, bitegereje ko babidipotinga. None ibi ngibi ushobora kuvuga ngo aba ni benshi. Ntabwo ari benshi aba ngaba, kuko baza creatinga n'abandi benshi cyane bashaka kuzadipotinga. None kuvuga ngo reduce legal immigration, ni ukuvuga uzashaka kuba muri iki gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko, babikubuze, ntibishoboke, kuko bazashyiraho ingamba zose zituma ibintu byose bitagenda neza. Gusaba kwawe kugira ngo uture muri igihugu bidakunda, ngira ngo wanga turabyumvise. And birthday, reka turikebukore icya 12 turaba tunarangije aho ngaho. Hano no kurangiza icyo bita end birth citizenship. Endinga birthright. Mugongo ni ukuvuga citizenship. Iki nicyo tugiye kurangirizaho, gishobora kuba kitakomeye cyane, ariko nacyo mugerageze mu cyumve, ariko nacyo kiranakomeye cyane. Ni ukuvuga ku end birthright citizenship. Ni ukuvuga hanga icyo bashaka kuvuga niki. Barashaka kuvuga ngo kwa kundi hari abantu benshi kuko bafite amafaranga, bafite ubushobozi, bakava mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, i Burayi, muri Afurika, bakavuga ngo turashaka tubyara umwana w'umunyamerika, ufite umwana w'umunyamerika. Umuntu akaza afite inda, yagera muri Amerika akabyara. Iyo wabyaraga aho ngaho, bahitaga baha umwana ubwenegihugu bw'abanyamerika. Ibyo ngibyo babikuye, bagiye kubikuraho rero. Nta muntu uzongera kuza adafite ubwenegihugu, agera aha ngaha ngo nabyara ngo bamuhe ubwenegihugu, za social security, urumva za birth certificate, cyangwa za passport zo muri Amerika. Ibyo ngibyo ntago bizongera kubaho. Nicyo cyago cya 12 kingiki. Ni nacyo tugiye kurangiriza aha ngaha. Nashaka ko mubikurikirana neza, kuko ibintu byose uko bimeze gutyo bazabigeraho, kuko bafite umugambi mubi cyane wo kugira ngo bakomeze bagore abantu babimukira. Murakoze mwese mwashoboye kumva ino video, kandi numara kuyumva neza, ukumva wisobanukiwe neza, cyangwa ushaka kuyiha mugenzi wawe, ni byiza cyane. Ntabwo ari byiza ko ufata ngo wifungireho amakuru nk'aya ngaya, ariko ni ngombwa kuyasharinga n'abandi. Abadafite subscription bashobora kuza bagasubscribinga kuri no channel yacu, kugira ngo bajye bashobora kubona amakuru yose uko ameze.
ibi byose nshize aha ngaha si ukuvuga ngo ndi kubatera ubwoba, nta muntu umwe ndi gutera ubwoba, ndi kuvugisha ukuri, kuko ndamutse ntabivuze kandi bihari, urumva kutabibamenyesha kandi bihari, urumva nabyo ntabwo ari byiza. Ni ngombwa ko mubimenya. Sa murakoze, Imana ikomeze ibarinde. Niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, andika muri comment tuzagusubiza. Sawa, bye.